birashoboka cyane ko waba warigeze wumva ijwi rye binyuze mu bihangano bye, binyuze mu ndirimbo ze zuje amagambo akora ku mutibishe, zimwe mu ndirimbo ze nka Perfect, Shape of You, Photography, I Don't Care ndetse n'izindi. Nta kubuza birashoboka ko waba utekereza cyane ku buhanga bwo muririmbyi watwaye imitima ya benshi, Ed Sheeran. Niba nawe ureba video ze kuri YouTube ugasanga video y'iyo ndirimbo ifite views zibarirwa muri za miliyari, ibi byagutangaza cyane kuko ubwugiranyije na miliyari 8 zituye isi yose, wasanga ko byibuze buri muntu wese utuye isi yaba yararebye video ze abandi bakiyumva. I got lasered off when I was very young, and one day they forgot to put the anesthetic on, and then ever since then I had a stutter, and I also had very, very big blue NHS glasses. Bikunze kuba impaka cyane kuri Ijambo hard working beats talent when talent fails to work hard, gusa ariko kuri Ed Sheeran statement imukora kuko usanga yaba impano ayifite cyane, gusa ariko no gukora cyane ntibibura. Ushobora kuba wenda ubona video ze wabona uko akunzwe kuri social media ukibwira ko wenda kugera kuri urwo rwego ko ari ibintu bisa nk'ibyikoze, uti kubera ko wenda akomoka mu bihugu by'abazungu ngo nta kintu na kimwe nigira ku nkuru y'ubuzima bwe. Gusa niba rugutekereza nakubwira ntitega amatwi wumve inkuru y'ubuzima bwe, inkuru yuzuyemo amasomo akomeye y'ubuzima, cyane cyane mu gukuza impano zacu, cyane cyane kandi kuva komoka mu miryango itifashije. Tutagiye muri byinshi rero, mureke muri aka kanya dusome inkuru y'ubuzima bwa Ed Sheeran, inkuru yahinduye ubuzima bwanjye, ntikiza ko nawe hari icyo yahindura mu buzima bwawe. Ni ikiganiro inkuru yahinduye ubuzima bwanjye, inkuru yanjye, inkuru yawe, ikiganiro dusangiza mu gitekerezo cyangwa se inkuru yahinduye ubuzima bwawe, bityo tukazayisingiza abandi badukurikira. Ni ikiganiro mutegurirwa kandi kugezwaho nanjye Francis Inkuru nziza. The thing I found most difficult about it was knowing what to say but not really being able to express it in the right way. So I did different speech therapies and stuff, which wasn't very successful. At a young age, and got very, very into rap music. And my dad bought me the Marshall Mathers album. Amazina ye ni Edward Christopher Sheeran, yavutse muri Gashyantare 1991, avukiye ahitwa Halifax mu Bwongereza. Ed Sheeran akiri muto yaje kugira ikibazo mu isura ku buryo baje kumubaga, uko kumubaga mu isura ntibyagenda neza, byaje gutuma bitiza ikibazo mu maso ye ku buryo mu mirebere ye no mu mivugire ye hajemo ikibazo. Ntiyabashaga kureba neza, ikindi kandi ubwo yageragezaga kuvuga ijwi rye ntiryasohokaga neza ku buryo hari amagambo amwe namwe atabashaga kuvuga neza ngo yumvikane. Nkuko kenshi bikunze kugenda ku bana bafite ikibazo nk'iki ngiki mu mashuri, aho usanga umwana ufite inenge runaka ku mubiri, umwana ufite ubumuga runaka, akenshi usanga abandi bana basa nk'abo mushira mu kato, bamubwira amagambo atari meza, batamwishimira na gato. Niko no kuri Ed Sheeran byamubayeho, aho wasangaga atishimirwa n'abandi bana, bakunda kumushira mu kato, bamuheza, badashaka ko abegera, kugeza naho bamwitaga akajangwe nyirahuku n'andi mazina asisiriza, aho yageragezaga kuvuga maze abandi bana bagahera ko bamuseka. Ibi byatumaga uyu Ed Sheeran agurwa cyane n'imibanire ye n'abandi bana, dore ko kubera kumutoteza cyane byanageze naho atarakivuga mu ishuri, cyangwa se nka kwa kundi umwarimu ababaza abanyeshuri ikibazo runaka, uyu Ed Sheeran nubwo yabaga azi igisubizo cy'ikibazo ntiyabaga yatinyuka ngo hanike ikiganza, kuko yatinyaga yumva ko bagenzi be baza kumuseka. Gusa nubwo byari bimeze gutyo, iyo byagiraga ku kintu cyo kuririmba byahindukaga ibindi. Uko icyo kibazo cy'uburwayi cyagendaga kigabanyukana, Ed Sheeran yari yaragiye muri korali yo mu rusengero rw'iwabo. Yakundaga yaririmba cyangwa se yacuranga asangiza utwo turirimbo abo mu rugo ndetse n'abo muri korali y'abana yabagamo, abacurangira ka gitari ke maze bakaryoherwa. Ed Sheeran akiri umwana yakundaga kuririmba koko, ku buryo byagaragariraga buri wese wamubaga hafi ko afite impano yo kwandika hakiri kare, ku buryo ku myaka ye 11 y'amavuko gusa yari yaratangiye kwiyandikira uturirimbo twe ku giti cye muri melody nziza ituma abayumva basesurumeza. Kuri cya kibazo yagize akiri muto cyo kutabasha kuvuga neza, nubwo hari umuterapist wamutozaga kuvuga, ntabwo ikibazo cyari cyarakemutse neza, ku buryo hari ukuntu yari akivuga didimanga. Yahoranaga ubwoba bw'uko byazashoboka ko azakomeza kuvuga didimanga ubuzima bwe bwose, bityo bikazamukoma mu nkokora mu gukabya inzozi ze zo kuba umuririmbyi. Gusa ibintu byaje guhinduka ubwo papa we yamuzaniraga seda iriho amajwi ya Eminem Records, aho yumvishe uburyo uwo muririmbyi arapa neza, avuga amagambo yihuta, yumva biramuryoheye cyane. Guhera ubwo atangira kuza ahora asubiramo yigana uwo muririmbyi uko yaririmbaga. Birangira na cyo kibazo cyo kutabasha kuvuga neza gisa nk'ikivuyeho ubwo hari ku myaka 10 y'amavuko ya Ed Sheeran.
guseserezwa n'abana ku ishuri ntibyari byarahagaze, gusa ibyo ntacyo byari bikimutwaye, ntabwo yarakibyitayeho kuko nk'uko abivuga ngo biragorana cyane nk'umwana kwisanga abana b'urungano bahora bagushyira mu kato, baguheza bagufata mu yindi shusho nk'aho utari umwana nk'abandi. Ati gusa ibyo nabibonyemo nk'ibyambikiye umugisha, byambikiye ikintu cyiza, byambikiye agakiza kangejeje aheza byanshobokaga ko ntari kugera. Iyo sura igayitse yagaragaraga mu maso y'abandi yahindukaga isura nziza ubwo barebaga kuri screen za televiziyo zabo, maze bakahabona akana k'imisatsi itukura Eginga Kid katagaragara neza mu maso, gusa ariko gacuranga gitari neza, karirimba mu ijwi rimeze neza riryoheye buri wese. Muri iyo shusho y'ako kana katari keza mu isura, hari benshi bifuzaga kwicara muri iyo ntebe nta kabuza. Nyuma y'uko amaze igihe yitoza yigana uko wamuririmbye yarapaga, amaze no kubasha kuvuga neza ku myaka 11 12 yari amaze no kumenya neza ko kuririmba gukora umuziki ko ari umuhamagaro. Ubwo yatangiye kuza yandika indirimbo, noneho abifatanyije no kwicurangira gitari. Ubwo atangira kuza ajya guperforminga mu bitaramo bitandukanye, yatangiye no kuza afata amajwi y'indirimbo akayashyira kuri CD maze akazigurisha. Nyuma y'imyaka 4 akora ibyo, ku myaka 14 y'amavuko Sheeran yafashe gitari ye n'utwambaro twe duke maze ava iwabo Halifax maze yerekeza London mu rwego rwo gushaka uko yazakuza impano ye, ngo wenda yabona umuntu wazamuzamura, kuko yatekerezaga ko kujya mu mujyi London ariho yazabona amahirwe menshi kurushaho yo kuba yazamura impano ye. Niwumve ngo ubwo ku myaka 14 gusa, kuko yari akiri muto, ngo ubwo n'ababyeyi be cyangwa se abandi bamuhaye icyo gitekerezo, kandi ngo ubwo kujya London babimushigikiyemo, ngo ubwo bamuhaye ubufasha runaka mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Niba ari gutekereza nakubwira nti siko biri. Mu by'ukuri Sheeran afata icyerekezo cyo kujya mu mujyi London, nta wundi usibye we wabyumvishemo ko agomba kugenda. Ahangara kuva iwabo ajya London atanazi neza aho azaba acumbitse, ikizamutunga n'ibindi. Sheeran ageze muri London ntiyabashaga kubona aho acumbika, ku buryo yajyaga muri parking za metro cyangwa subways, akaba ariho harara mu majoro menshi ya mbere akigera muri London. Amajoro menshi yaranaburaraga kubera ko akenshi ari nta mafaranga yabaga afite, dore ko n'udufaranga duke yabonaga yadukuraga mu kugurisha twadusede turiho uturirimbo ya recordings. Ubuzima bwo kuba homeless yabumazemo imyaka 2 n'igice, ahatana ashaka kugira ngo basi arebe ko yazamura impano ye yo kuririmba. Mu by'ukuri uku kugorwa gutya byari gutuma acika intege, gusa ariko kuko yarazi icyo ashaka ntigeze acika intege. Mu myaka 2009 2010 abantu benshi ntibari bakavumbuye ko imbuga nkoranyambaga ziri mu bintu bya mbere byagufasha kuzamuka. Gusa uyu Sheeran yari yarabonye ko social media ari ikintu ashobora gukoresha neza, maze akabasha kumenyekanisha ibihangano bye, bityo akaba yaheraho abona amahirwe yo kuzamuka. Nyuma y'imyaka 2 n'igice yaje kubona abantu yaza afasha gukora amajwi y'indirimbo zabo, bimwe bizwi nko kubekinga. Sheeran aho yagendaga afata utuvideo aririmba akadushira kuri social media zitandukanye nka YouTube, kimwe nuko kubera ubuhanga yari afite, ibi byatumye benshi bamusaba gukorana nawe collabo mu ndirimbo zabo. Ibi byagiye birushaho kumuzamura, izina rye rigenda rirushaho gukora. Uku niko mu mwaka wa 2010 video ze zagendaga zicicikana ku rubuga rwa YouTube, benshi batari bakamenye, gusa ariko abandi bari baharaye cyane muri icyo gihe. Ibitangazamakuru bitandukanye bitangira kumukoraho inkuru ndetse no kumutumira mu biganiro byabo kuri televiziyo. Izina Sheeran ritangira kumenyekana gutyo mu Bwongereza ndetse no hanze yaho. Ibi ntibyari gushoboka iyo Sheeran ataza kugira umuhati ndetse no gukomeza intumbero ye ashakira hose hava amahirwe yose, harimo no ku mbuga nkoranyambaga, byose ashaka kugira ngo inyenyeri ye yakire isi yose.